Inkuru ngufi ya Gakende na Kanyamanza. Aho Gakende aba yishwe n'agahinda, Kanyamanza akagerageza kumuhumuriza. Katurebere hamwe iyi nkuru ya Gakende na Kanyamanza. Gakende buri gihe uko yabaga afite ibimugoye, yicaraga munsi y'igiti cyari hafi y'urugo, yaricaraga akigunga. Muri icyo giti hari akanyamanza kabona Gakende yigunze arira cyane. Yegereye Gakende amubaza impamvu arira. Gakende ati ubu kubona ibyo kurya ni ikibazo, abana banjye ntibabona ibyo kwambara, urumva ko n'ibijyanye n'imyigire yabo igoranye cyane. Kanyamanza amaze kumva agahinda ka Gakende, yamugiriye inama igira iti Gakende, nk'uko uza kuri iki giti ukicara ukarira si cyo gisubizo ukwiye gufata, ahubwo ujye uza hano kuri iki giti utuze utekereze uko wava muri ibyo bibazo. Kanyamanza yakomeje amubwira ko ibibazo ahura nabyo ko kurira bitatuma atekereza neza uko bikwiriye. Gakende yahereye ubwo ntiyongera kurira ukundi. Yatangiye gushaka akazi ka wabyizi n'indi mirimo yose ibonetse. Ubu yabaye umucuruzi ukomeye bivuye ku kwitinyuka. Abana be basigaye biga neza ndetse akababonera ibyo kurya ku gihe. Kubambika kuri we ubu si ikibazo. Isomo ukwiriye gukuramo, buri gihe ntugahore mu kibazo kimwe uhora ugisubiramo, ni ikosa rikomeye. Nawe igire ku nama Kanyamanza yagiriye Gakende, ufate umwanya wawe utekereze uburyo wakemura ibigukomereye. Burya nta kidashoboka. Ndi Dusengumuremyi, mwari muri kumwe muri iyi nkuru ngufi. Ahangaha uri kuyumvira ni kuri New Life TV. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'izindi nkuru zikurikiyeho zizagucike. Ndagushishikariza rwose kuba wayisangiza abandi, ndetse ukande kuri like kugira ngo tubone yuko muri kumwe natwe kandi mudushyigikiye. Ndabasabira umugisha mwe tugeranye muri uyu munota, ukaba wemeye gukanda kuri iyi video. Imana iguhe umugisha, nawe utaha.